Muraho neza abantu banjye, nitwa Moses, aha ari kuri Moses Tech Service. Uyu munsi ndabaganiriza ku rugendo rwanjye rw'ukuntu nageze ku basubscribers 1000 mu minsi 7 gusa. Nta mafaranga bintwaye, nta kwamamaza, ahubwo ari ugukora ibintu byiza kandi natekerejeho. Niba uri umu content creator ukaba utangiye cyangwa umaze igihe ariko abasubscribers bagenda buhoro cyane, iyi video ni iyawe, ni ingenzi kuri wowe. Ngiye kukwereka ibintu 5 by'ingenzi nakoze, mbishyiremo n'ingero n'amayeri wowe ushobore gukopera ku buryo nawe YouTube yawe yatera imbere. Nanjye nagiye mbyigira ku mwarimu wanjye Gatari Fred. Vuga ngo ikintu cya mbere uba ugomba menya neza abantu ushaka kugezaho ibintu byawe. Ikintu cyose gitangirira aha ngaha kuri YouTube. Menya audience yawe neza. Njye naricaye ntekereza ninde ushaka ko kureba video zanjye. Abantu bafite imyaka ingahe, bakunda iki, ni bande bakeneye ko mbaha iki. Urugero, niba ushaka gukora comedy, banza umenye neza comedy uri gukora zikundwa n'abanyarwanda, zikundwa n'abo Kinyarwanda. Niba ukora tutorials, banza ube umwarimu w'icyo wigisha. Ntugashyire video kuri YouTube gusa, jya utekereza nyine iyi video ugenewe ninde izagirira akamaro. Ikintu cya kabiri, ugomba gukoresha short buri munsi. Kwa uploading udushoti twerekeranye na content yawe buri munsi. Ugomba gukoresha short buri munsi. Udushoti buriya ni twiza cyane, turafasha. Ikintu cyatumye channel yanjye itangira kuzamuka nuko natangiye gukoresha udushoti two kuri YouTube, ari two tuzwi nka YouTube Shorts. Nari nzi ko abantu benshi bareba video ngufi cyane. Nashyiragaho agashoti kamwe buri munsi, rimwe na rimwe nkashyiraho na tubiri. Nibuka shoti imwe nigeze kugira views 12,000 ari ubwa mbere mu masaha 28. Ubwo urumva ko ibyo bintu udushoti turarebwa cyane kandi zituma bakora subscribe. Utangira shoti yawe n'ikintu gitangaje nyine, ujye utangira agashoti ariko harimo ikintu gituma abantu baba interested. Utangira shoti ugira uti wari uzi ko utuntu nk'utu gushyiraho caption ku mashusho byaba byiza cyane. Cya gatatu, buriya thumbnail na title bituma abantu bakunda video yawe. Ikintu cya gatatu ni ugukoresha thumbnail na title bituma abantu bakunda video yawe. Nyuma yo kubona ko abantu bareba video ariko ntibayikandeho nyine, bagacaho ariko ntibakande nyine, natangiye gukora thumbnail zigaragara cyane, nkashyiraho ibara riteye amatsiko, utu-emoji twiza dukurura abantu, cyangwa isura yanjye ifite expression ikurura abantu nyine. Title nazo buriya ni ingenzi. Title ziba ari zo gutera amatsiko abantu nyine, nk'uko nakoze wenda urugero akavuga ati uko nakoreye subscribers 500 mu isaha, urumva umuntu ahita aba interested cyane. Cyangwa ibi nibyo nakoze mu myaka nyine, utu titles kabisa dukurura abantu. Jya utegura thumbnail imbere yo gukora video, urebe thumbnail nyine zikurura abantu, urebe niche yawe, ubundi ushyiraho na title nziza cyane. None ikintu cya kane kibanziriza cyane, ugomba gukora ikintu. Niba uri mu YouTube creator nyine cyangwa content creator, ugomba gukora ikintu bita community. Community ni kwa kundi ujya muri post za kuri YouTube ugashyiraho nka link n'undi ya video kugira ngo abantu bize kongera views. Gukora community abantu batabizi, wenda muze kumbwira muri comment nzabafasha nabyo niba mutabizi. Ariko gukora community ni ibintu by'ingenzi, bifasha abantu kugira ngo bamenye icyo uvuga. Maze kubona nkanjye nkigikara YouTube, igihe cyarageze nza kubona ko abantu batangiye kureba video zanjye, nahise ntangira gukora community nyine, gusaba abantu gusubiza comment, ukabasubiza no kubashimira nyine. Community ishyiramo ibintu byinshi. Njyewe nabikoraga urugero, wenda ngira niba ushaka amahame yandi cyangwa ushaka ko nkora ikiganiro iki n'iki, kanda yes. Niba ukunda iki kiganiro kanda yes. Bakabikanda kandi barabyandikaga rwose bakanansubiza. Hari n'abambwiye ko babaye motivation. Ikintu cya nyuma rero, mu kugira ngo YouTube yawe igire abasubscribers 1000 mu gihe gito cyane, mu gihe kitarenze icyumweru, ikintu cya nyuma ugomba kuba consistent, cyangwa se nabivuga gute mu Kinyarwanda. Ikintu cya gatanu, ugomba kuba ntucike intege. Niba ushaka kugeza ku basubscribers 1000, ntugomba kureka hagati, wenda wageza mu 200 ati nagiye kubivamo. Jya ufata igihe cyo gushyiraho video buri munsi, uploading video kuri channel yawe buri gihe. Niyo views zabanya ariko ntucike intege. Njyewe nashyiragaho video 3 mu cyumweru, ariko ujye ushyira imwe mu munsi.
ndetse na rimwe nashyiragaho n'eshanu nkumva nyiramurebwe, ariko byaje guhitamo ujya ushyiraho video nyinshi ya ruguru ituma ibona ko uri serious nayo igushyira imbere. Soza rero nta buhanga budasanzwe bisaba, nta kamera y'akataraboneka. Murabona ko nk'iyi video njye nakoze nta na kamera bisaba telefone yanjye gusa yonyine. Ariko nari nzi icyo nshaka, nari nzi abo nshaka kugeraho, kandi nari niteguye gukora cyane. Wowe ntucike intege, shyiraho courage. Wumva hari ikindi kintu ushaka kumbaza wazambwira. Niba wumvise rero ibyo navuze kandi nawe ushaka kugeza ku ntego zawe kuri YouTube, tangira ubafata telefone yawe, tegura video ya mbere ya short, utegure n'indi thumbnail, wandike amatitles akurura abantu, kandi ushyireho buri munsi. Niba wakunze video yanjye jya muri comment kugira ngo menye ko ibintu byiza nanjye ndimo bandi gufasha bagenzi banjye. Niba wayikunze jya muri comment wandikemo ngo yes, niba wumva witeguye gutangira. Kandi subscribe kugira ngo izindi video nzajya nshyiraho zitazajya zigucika. Ubu ngubu abantu bari serious, tugiye gutangira no kuzamura amacano nko mu kwezi kumwe muzamumbwira ukuntu bimeze. Kandi like na share. Njye nari Moses, iyi ni Moses Tech. Ciao nakagaruka, ndabakunda cyane. Ciao.